Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Safi Jesus Entertainment. Nkuko bisanzwe nangira nshimira wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu kandi ukaba udahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Nkaba nongera kandi nsaba n'ingingo wowe ugeze hano bwa mbere utarakora subscribe, nyamuneka nicyo gihe ngo ukore subscribe kuri YouTube channel yacu, kuko subscribe yawe ni inkunga ikomeye kuri njyewe ndetse nawe, kuko bigufasha kutazongera gucikwa n'ibikorwa byacu byiza tubagezaho uko bwije nuko bukeye. This is Safi Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu. Nkuko bisanzwe ni za update z'ibikorwa by'abahanzi nyarwanda tugenda tubagezaho hafi ya buri munsi, ariyo mpamvu mvuga ko utarakora subscribe wacikamwe. Uyu munsi mbazanye umuhanzi w'ikirangirire hano mu Rwanda uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwite nibikora Safi aka Safi Madiba aka Mr Nukuri, umuhanzi nyarwanda uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi. Safi Madiba ni umuhanzi wamenyekaniye mu itsinda rya Urban Boys, akaba ari umuhanzi w'umuhanga ndetse ugira umuhate mu byo akora. Safi Madiba uretse kumenyekanira cyane muri Urban Boys, ni umuhanzi agiye amenyekanaho gutandukana kenshi cyane n'abo bagiye bakorana ndetse n'inshuti ze zigiye zitandukanye. Bamwe mu yatandukanye nabo harimo Knowless, umuhanzikazi nyarwanda wakundanye na Safi Madiba bakaza gutandukana kubera impamvu tutamenye. Safi Madiba kandi yatandukanye n'itsinda rye ari ryo Urban Boys, itsinda twafataga nk'umubyeyi we mu muziki nyarwanda, kuko Urban Boys yitabaho Safi Madiba niyo ari kumenyekana. Ariko Safi Madiba kubera impamvu ze bwite yaje gutandukana na Urban Boys. Umuhanzi Safi Madiba nyuma yo kuva mu itsinda rya Urban Boys, ibintu byateje umwuka mubi hagati ye ndetse na bagenzi be bakoranaga muri Urban Boys. Safi Madiba yaje kwerekeza muri label ya The Main Music iyobowe na Badrama. Nyuma y'igihe kitari gito abarizwa muri The Main Music, nayo yaje kuyivamo ajya gushinga label yise Nukuri Music. Nubwo ibikorwa byayo bitaratangira kujya hanze, gusa iyo label irahari kandi logo yayo biri ku bihangano bya Safi Madiba bisohoka byose kuva yava muri The Main Music. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo Safi Madiba yagiye muri Canada avuga ko asanze umugore we Judith, nuko ibihe bya COVID-19 biza kugira Safi ataragaruka. Avuga ko icyorezo aricyo cyamubujije kugaruka, nyamara amakuru akavuga ko Judith yari yarafatiriye pasiporo ye. Byanavuzwe kandi ko Safi Madiba yagiye kurega umugore we mu nzego z'ibanze z'agace batuyemo muri Canada, amushinja kumuhoza ku nkeke. Nyuma aza no kuva mu rugo ajya gucumbika mu nshuti, ari nabwo yatangiraga kubaho ubuzima bwo kuba nk'impunzi ibana muri Canada. Muri Kanama, Safi yabwiye itangazamakuru ati, ntago twumvikanye, abantu babiri bashobora kutumvikana bitewe n'imico ndetse n'ibindi bitandukanye. Natandukanye n'umugore nta kindi, hari abashidikanya ariko nibyo. Nyuma y'iminsi mike kandi Safi Madiba atangaje ko yatandukanye n'umugore we Niyonizera Judith. Hari ifoto ya Judith yaje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bisa nkaho yambitswe impeta n'undi mugabo, gusa biza kumenyekana ko impamvu yo kwambikwa impeta n'undi mugabo byakozwe ubwo bari barimo gukina filime bitewe na script bari babandikiye. Ni mu gihe cy'amezi 5 ashize umuhanzi Safi Madiba duhaye indirimbo ye yitwa I Love You, indirimbo imaze kugira views zigera kuri 1,300,000 mu gihe cy'amezi 5 gusa. Kuri iki cyumweru tariki ya 18 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2020 nibwo Safi Madiba yadutangarije ko agiye kuduha indirimbo ye nshya ku munsi w'ejo, akaba ari indirimbo yise Sound. Mu by'ukuri si twamenya neza nimba natari wa mugiye Igishegu ajemo, gusa reka ndarikire umukunzi wa muzika nyarwanda kutazacikwa n'iyi ndirimbo. This is Safi Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu. Mwibutsa ko n'ahandi bakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel Safi Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu.